Yes, mugubwe neza kandi cyane. Uyu ni Emile Mwami speaker mentor. I love you so much. Iyi ni wese uri mu pro. Aho tuvuga ku bintu bitatu gusa. Ni ubuzima, business ndetse na network marketing. Uyu munsi turareba kujyanye n'iki na business. Kubera ko giye kuvuga ikintu kidasanzwe. Uyu munsi ubundi busanzwe mu miterere y'abantu bateye imbere, ikintu hasanzwe kiza kubaranga nanone barangwa no gushimira no gushima. Uyu munsi turaza kuvuga ku kintu appreciate and gratitude. Turashima kandi dushimire abo twahuye, ariko no tunashima nabo tuzahura nabo, kuko buriya birafasha cyane iyo ushimye ko byagenda kose burya ugutegura ibyiza. Rero uyu munsi bavandimwe banjye mwese muri hose munyemerere mbashimire, ariko cyane cyane ikamba ndashimira abantu bakurikira Wise Dream Pro, abakoze like, abakora share, abakoze subscribe, mwese mwarakoze cyane, ndabashimiye. Muri ntwari kandi murabo gushimirwa mu by'ukuri. Mureke dukomeze uyu murongo twatangiye, mwese afateho n'udafateho, hanyuma dukomeze urugendo. Nzi neza ko bizagenda neza kandi cyane. Mbere na mbere yuko nge naba nashimira, reka mbanze nsaba imbabazi umuntu wese naba narahemukiye. Niba naraguhemukiye, narakoze kitagushimishije, I'm sorry for that. Gusabye imbabazi. Kandi none nyanasaba imbabazi n'Imana ko buryo wemukiye umuntu cyangwa se ugize ikintu gikorwa kibukorera umuntu ntabwo buryo bibabaza we gusa, ahubwo bibaza n'Imana yakuremye ko yagushyize aha ku isi kugira ngo by'ukuri ubashe gusoza umugambi wa nyawo kuri, aho kugira ngo ukore iby'ibi ahubwo ukore ibyiza. Cyangwa ndaza kubwira ngo nimba nawe warampemukiye, nimba nawe ubona ari ikibi wakoze, ari cyo wakoze kikubona ko kitanshimishije, be free, ndakubabariye kandi mvuye ku mutima. Ibyo byose numve ko mu by'ukuri ahantu wumva utuje, hanyuma twongere dutangire bushya, kugira dutangire urugendo. Uyu ntabwo ari umwanya wo kureba ku byahise ngo bitubabaze, ahubwo tubirebe tubyigiraho, hanyuma tubikore isomo ryatuma dutera imbere. Rero munyemere nongeye ntangire nshima, noneho nshima Imana yaturemye cyane ikadushyira ku isi, hanyuma igatuma tubasha kumenya impamvu turi ku isi. Uyu munsi uramaze kumenya impamvu uri ku isi, ndakubwiza ukuri ngo shima Imana. Rero shima Imana cyane kuko ndiho, shima Imana cyane kuko ndi muzima, shima Imana cyane kuko ndi uwo ndiwe, kuko Imana ikora byinshi ku buzima bwacu kuva tuvutse kugeza uyu munsi, kugeza twongeye kandi none tugize kutiyishubije ubuzima. Hari byinshi iba yakoze, ahubwo ikibazo kirabaza ngo ubuzima Imana yaguhawe ugiye kubukoresha gute? Kubwa byinshi Imana yakoze kuri jye ndayishimiye kandi yumve ko nyishimye. Nawe uyu munsi ni ugushima. Ndashimira igihugu cyanjye kuri buri kimwe cyakoze. Ese we muvandimwe wanjye ugiye gushimira igihugu cyawe. Uyu munsi nanjye ni mu bantu bashimira igihugu kuko hari byinshi cyakoze kuva nkivutse kugeza uyu munsi kandi nkaba nkikirimo. Ubundi yaravuze ngo aravuga ngo ikintu cya mbere mu by'ukuri buryo uba ufite ugomba gushimira no gushimira ko ufite igihugu. Abatari mu gihugu barabizi, abakivemo barabizi. Kugira igihugu buryo urimo kirimo umutekano nk'u Rwanda, gifite ubuyobozi bwiza, ntako busa bisa. Ndashimira igihugu cyane mu by'ukuri cyanyibarutse. Munyemere kandi nkomeze nshima, ndashima umuryango wanjye, ababyeyi banyibarutse. Ese ufite ababyeyi nawe ubashimire. Ndashimira ababyeyi cyane kuko mu by'ukuri ngo kuri pariti y'ubuzima bari bafite hari bampayeho, deni baranshiyarinze cyangwa se baransangije, nanjye mbasha kubaho. Si ibyo gusa ndashima ko ndi gushima umuryango wanjye. Reka nshimire cyane abavandimwe banjye, mfite abavandimwe 10, mwese aho muri, kubwa buri kimwe cyose mwakoze. Ndavuze ngo thank you very much, mwarakoze cyane kuri buri kimwe cyose mwakoze bavandimwe banjye. Ndashimira madamu byari, umugore wanjye, umuntu wemeye kugira gute, wemeye ko dusangira ubuzima, wemeye ko dushiyaringa ku igice cy'ubuzima bwacu bwose busigaye, ko tugiye gusangira ubwo rugendo mu gihe Imana kidutije ubuzima. Madamu umugore mwiza nkunda, ndagushimiye kandi cyane, ndetse n'umwana wacu Genius. No mu by'ukuri ubundi uravuga ngo muri pariti z'ubuzima buryo ufite umuryango, uvuga ngo nimba muri 3 nimba muri 4, ndakubwiza ukuri burya buri wese afiteho share ye. Uvuga ngo kugira ukora akazi neza nuko bose babigizemo uruhare. So rero wumve ko umuryango wanjye nawo nyirizina, famiye yanjye irimo madamu, irimo umwana wacu, irimo umukozi, mwese ndabashimiye kandi cyane. Ndashimira abantu dufitanye isano nabo aho bari hose. Nibonye ino video kavuze ko dufitanye isano, ndagushimiye cyane ko byanze bikunze hari pariti y'ubuzima bwanjye
cyangwa se icyo wakoze ku buzima bwanjye kugira ngo mbe ndiho cyangwa mbe ndicyo uyu munsi. Sibyo gusa ndaza gushima kuko burya iyo ufite umuryango, iyo ufite ababyeyi, iyo ufite abavandimwe, baba bafite inshuti nazo zigira uruhare mu kubaho kwawe no kuba watera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu munsi ndagira ngo mbwire vuze kuri ngo ndashimira none inshuti z'umuryango. Narayibonye kandi kenshi hari inshuti z'umuryango, inshuti z'abavandimwe banjye zagize uruhare kuba hari aho ngeze cyangwa se kuba ndiho cyangwa se kuba hari icyo nagezeho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. I appreciate you guys. Aho waba uri hose inshuti y'umuryango, uri inshuti ya grand frère, uri inshuti ya petit frère, ukaba tuziranye rwego ngo ndagushimiye cyane ku cyo waba wakoze cyose cyagira gute, cyagira ubuzima kuba bwiza cyane, cyangwa se niba utaba bwiza cyane kurya ariko mu by'ukuri agize icyo ukora ku nshuti ku muvandimwe wanjye, buryo icyo nzi neza ko yameze neza nanjye mera neza. So rero umuryango wanjye mwarakoze cyane, muri abo gushimirwa kandi cyane, muri abo agaciro. Munyemeshimira abandi bantu bakomeye kandi cyane, abandi bantu bakomeye kuko turavuga kuri business. Munyeshimira abantu bita business partners. Hari benshi twakoranye. Ubona nanjye inzira ya business, entrepreneurship, hari benshi twahuye. Hari ibintu by'ukuri batumye mbuwondiwe, batumye nibonamo icyizere. Mwese business partner aho mwamuri bose ndabashimira, ariko cyane always dream team members. Thank you very much. Wise Dream Team Members. Iyi ni team ya mbere nagize mu bijyanye na business. Hari ubuzima mbayeho cyangwa se uko ndiho, hari icyo ndicyo muri jyewe kubera mwebwe guys. Wherever you are in the worldwide, ku isi yose ndabizi ko murahari. I Burundi murahari, mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda. Wherever you are, niba waribonye muri team yitwa Wise Dream Team, I appreciate you and thank you very much. Kuri buri kimwe cyose waba warakoze mu myaka yahise. Ndashimira abakiriya banjye bose. Umuntu wese waba mu by'ukuri yarabaye umukiriya wanjye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yego, umukiriya wanjye wese aho yaba ari hose wumve ko ngushimiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari icyo waguze, hari icyo wambajije, icyo waba warakoze cyose, for sure I appreciate you kandi thank you very much. Then sibyo gusa ndashimira company yitwa M Global Alliance in Motion Global Economic Drive 2.0. Guys, I appreciate you. Iyi company yambonyemo icyizere, hari icyizere yandemyemo. Uyu munsi ndiho because of you guys. Mwarakoze cyane, thank you very much. Ndashimira cyane Bote Global, abayobozi ba Bote Global from Malaysia. Mwagize neza icyizere mwangiriye, I appreciate for that. Ndabishimira cyane. Hari indi team yitwa Optimist Team from Alliance Emotion Global. Mwarakoze cyane. Yes, mu by'ukuri hari igihe twamaranye, hari ibyo mwiza, hari ibyo nungutse, see now hari ibyo ngikoresha, mwagize neza. Mwarakoze, ndabashimiye cyane. Thank you very much. Ndashimira umuntu bita Erika Bizera, turakorana muri iyi minsi, yagize neza cyane. Hari icyo yamfashije kandi gikomeye cyane. Eric, nawe wiyumvemo ko mu by'ukuri uri umuntu w'agaciro cyane, ntarenze ingohe. Ndagushimiye kandi cyane. All Vision Group, thank you guys. Abantu bari muri Vision Group ni team dukorana muri Biotech Global. Muri abagaciro cyane kuba mwaranyizeye, mukizera business ndende nkora, mukizera muri product ndi gukoresha cyangwa ndi gusangiza abandi. Muri abagaciro ndabashimiye kandi cyane. Ndashimira abo turi gukorana bose, abo tuzakorana bose. Mwarakoze kunyizera kandi murakoze kuzanyizera once again. Hanyuma ndashimira umuntu nawe ukunda kunkorera ama video Enode Munyentwari. Thank you very much. Nawe wiyumvemo kandi cyane, wowe nahari ntabwo uraza kubikura ahantu kure cyane. Thank you very much ku mwanya wawe, umuhate wawe, kunyibutsa, kumpa inama, ibitekerezo. Thank you very much brother, you are so amazing guys. Ngiye gushimira abandi bantu banyuma, hanyuma dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyo appreciatinga no mu by'ukuri abantu b'agaciro. Hari umuntu bita mwarimu, hari umuntu bita umunyeshuri twiganye, aho waba uri hose, teachers and classmates. Guys, muri abagaciro gakomeye kuri jyewe. Hari abanigiyeho byinshi, hari abampaye ubumenyi, hari abagize ubundi uyu munsi. Njya nkunebwa n'umwarimu ndamubwira ngo uri umuntu w'agaciro gakomeye, nubwo waba utabizi, ariko mwarimu aho waba uri hose, uretse n'abarimu wanyigishije, abantu bitwa abarimu mwese muri abantu bakomeye kuri jyewe, ndabakunda kandi cyane. Muri abantu b'ingenzi ku buzima bw'igihugu, muri abantu b'ingenzi ku buzima bwa muntu. Kuva muri primaire hari abantu banyigishije n'abantu twiganye muri primary school, kuko nize ibigo byinshi muri primaire.
nize ibutare ku kidive, abantu bazi ku kidive ndabasuje cyane. Nize mu gahotora muri Nyaruguru, niga i Remera, abantu bose twaba twariganye muri izo nzira zose, abarimu bose babarangije mwese. I appreciate your teachers, I appreciate your classmates. Ndashimira twiganye muri groupe scolaire Nyombi muri Nyaruguru, yes, muri O level. Yaba abarimu banyigishije, yaba abanyeshuri twiganye mu aho hantu. Mu by'ukuri all of you guys, I appreciate you from the heart. For sure, muraba agaciro gakomeye cyane kuko burya inshuti yanyu ya mbere yakabaye umwarimu, iyakabika umunyeshuri mwiganye. Umunyeshuri mwiganye burya mwarasangiye ubuzima, mwarasangiye byinshi, mwarasangiye ibigoye, mwarasangiye ibishimishije. Ariko yambwiza ukuri ngo umuntu wese twiganye mu by'ukuri ndamushimiye. Nshimira class yanjye muri maternité advanced level, groupe scolaire maternité ni 2012 2014, math physique computer science. All of you guys, I appreciate you. Murabe ingenzi. Narashimira abarimu banyigishijemo cyane, nk'aho bitaba Theonese muri computer science, aho bitaba Andre, thank you very much teacher, my teacher Andre, aho bitaba Eristarik, thank you very much my teacher. You are my hari byinshi wafashije kuba ndicyo uyu munsi, hari icyo bikesha kuri wowe. Mu by'ukuri uri uw'ingenzi kandi cyane. So reka nshimire umuntu, nshimire ST Nyarugenge campus cyangwa se ngo ishuri ry'ikoranabuhanga n'ubumenyingiro hano hirya muri KIST. Yes, CST Nyarugenge campus, classmates and teachers, mwarakoze cyane. Ariko cyane cyane mu bita Benjamin Gusura niwe ngiye gusorezaho. Uyu muntu Gusura uw'ingenzi cyane, nubwo utagiye sinzi niba ubizi, ariko I appreciate you so much. Kuba uyu munsi ndicyo muri mujyi wa Kigali, umenye ko ari rukomeye cyane wabigizemo. Yes, kuko mu by'ukuri twahuye bwa mbere turi muri kaminuza, then tuganira byinshi kandi tukorana, none tugerageza no kuba twarakoranye bimwe, nubwo bitakomeje. Ariko nubwo bitakomeje, hari icyo byatanze ku buzima bwanjye. Kuko uyu munsi hari icyo hari aho ngeze, hari icyo mu by'ukuri nshimira ku ruhare wagize kuva icyo gihe ntangiye kaminuza muri Nyarugenge campus, cyangwa se mu cyahoze cyitwa KIST. Abanyeshuri mwese mwigayo, abizeyo n'abaziga mwese, I appreciate you guys. Kandi mu by'ukuri ni iby'agaciro kubagira, kandi ni iby'agaciro kugira ikigo cyiza cyangwa se kaminuza nziza nka KIST. So ngibyo rero tugiye gushima twararamo, ntabwo twavamo. Ibyiza byakozwe ni byinshi kuva umuntu avutse kugeza uyu munsi, ariko byibutse reka dufata agace gatoya, agace gato dufashe karaho kugira ngo mu by'ukuri umuntu amenye neza cyangwa se abone neza ko twapreciatinga cyane abantu, cyangwa se dushimira abantu mu by'ukuri, kuko burya ubuzima no gusangira. Ikindi iyo umuntu abasha gusangira n'abandi ibyiza afite, nta mpamvu ko umuntu atagira gute atabishima. Ariko narasoza nkiri ku bantu mu kigo cyangwa se ahantu nise muri maternité, hari umuyobozi wa maternité, groupe scolaire maternité, nawe nshimira cyane. Nawe hari byinshi yafashije, kandi mu by'ukuri meze nk'aho ndi midende kubera ubwitangiye yagizeho, cyangwa se kubera umuhate yagizeho kugira ngo ubashe kwiga nkarangiza muri groupe scolaire maternité. Hari uruhare yabigize umuyobozi wa groupe scolaire maternité. Uyu munsi ni Mansera, c'est directrice Pelagie Umumararungu, uruw'agaciro gakomeye. Kandi mu by'ukuri murambi bishima, kandi amusoshwa wambitsemo umwenda. Kandi mu by'ukuri ntizashidikanya ko igihe kizagera uwo mwenda ameze nkaho nabitse, uwo mwenda w'ineza mwangiriye, nzawishyura. Mwarakoze cyane mwese, ndabakunda guys. 2 or 3 agreeing working together, nothing will be impossible. See you, happy day.